Mariamu yategereje Joseph imyaka 7 yose. Yameseraga umuryango w'imyenda no kuzuba ry'igikatu. Yabatekeraga ibyo kurya akoresheje inkwi, imyotsi imwuzuye mu maso. Yihanganiraga byose kuko yamukundaga. Ariko umunsi umwe Joseph yafashe icyemezo cyo kurongora inshuti ye magara. Inshuti ye yo mu bwana yamubeshyeye ibinyoma. Joseph yemeye ibyo binyoma atabajije Mariamu. None ubu Samantha niyo wambaye imyenda y'ubukwe yagakwiye kubiya Mariamu. Nshuti ba Ubuzima mu Nkuru TV, bahaye ikaze mu nkuru y'urukundo y'uyu munsi. Mubane natwe kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo. Abatarakora subscribe namwe muyikore, ndetse iyi nkuru muyisangize n'abandi. Mu mudugudu muto wo muri Sierra Leone habaga umukobwa ukiri muto witwaga Mariamu. Yari mwiza, agira neza kandi agakunda gukora. Inshuti ye magara yari Samantha. Bari inshuti kuva mu bwana, barakuranye, bakinira munsi y'imyembe, bavoma amazi ku iriba rimwe kandi bagasangira amabanga. Mariamu na Samantha bari bameze nk'abavandimwe. Iyo umwe yabaga afite ibyo kurya yabisangiraga n'undi. Iyo umwe yabaga babaye undi yaramuhozaga. Buri wese mu mudugudu yarazi ko Mariamu na Samantha badatandukana. Umunsi umwe ariko izuba ryinshi, Mariamu yagiye ku isoko ryo mu mudugudu kugura inyanya n'ibitunguru. Aho niho yahuriye na Joseph. Joseph yari muremure kandi ari mwiza, yari afite inzego nziza. Ubwo amaso yabo yahuraga, Mariamu yumvise ikintu kidasanzwe mu mutima we. Joseph nawe nuko byari bimeze. Joseph yaramwegereye aramubwira ati, "Mwaramutse, nitwa Joseph, wowe witwa nde?" Undi nawe ati, "Nitwa Mariamu." Yamusubije afite isoni nyinshi. Kuva uwo munsi Joseph na Mariamu batangiye kuganira. Bahuriraga ku isoko buri cyumweru. Bidatinze baje gukundana cyane. Joseph yakundaga guherekeza Mariamu mu rugo amutwaje igikapu kirimo ibyo yabaga yaguze. Bicaraga munsi y'igiti kinini bakaganira amasaha menshi. Samantha yari afitiye inshuti ye ibyishimo. Yegeraga Mariamu akamubwira ati, "Ntureba usigaye useka buri gihe muri iyi minsi. Joseph yagutwaye umutima." Mariamu irasekaga akavuga ati, "Yego, yaragutwaye, nanjye ntwaruwe." Byose byari byiza. Mariamu na Joseph bateganyaga kuzabana. Baganiraga ku hazaza habo, ku bana bazabyara no ku buzima bazubakana. Hanyuma umunsi umwe haboneka amahirwe. Habonetse amahirwe yuko umuntu umwe yajya mu mahanga gushaka akazi maze akajya yoherereza umuryango amafaranga. Yari amahirwe akomeye yashoboraga guhindura ubuzima bw'umuntu iteka. Mariamu niwe wabonye ayo mahirwe bwa mbere. Marume we wabaga mu kindi gihugu yari yabiteguye, ariko igihe yabibwiraga Joseph yabonye agahinda mu maso ye. Iryo joro Mariamu ntiyashoboye gusinzira. Yabitekerejeho inshuro nyinshi, amaherezo afata icyemezo. Ku munsi ukurikiyeho yagiye kureba Joseph aramubwira ati, "Nshaka ko ari wowe ukoresha aya mahirwe. Wagakwiye kujya mu mahanga. Nzagutegerereza hano." Joseph yaratangaye maze abwira Mariamu ati, "Ariko aya mahirwe ni ayawe. Wagakwiye kujyayo." Mariamu yazunguje umutwe maze asubiza Joseph ati, "Oya, genda. Genda ukore cyane ushaka amafaranga. Hanyuma uzagaruka twubake. Tuzagira ubuzima bwiza hamwe. Nzagutegereza ndabyizera." Joseph yamufashe mu ntoki ati, "Urabyifuza koko? Bishobora gutwara imyaka myinshi." Mariamu yasubije atajuyaje ati, "Ndabyifuza rwose." Mariamu avugana urukundo rwinshi mu maso ye ati, "Nzagutegereza niyo byatwara igihe kirekire kingana gute." Nuko Joseph akoresha amahirwe ajya mu mahanga. Mbere yo kugenda yasezeranyije Mariamu ko azakora cyane, akazigama amafaranga maze akagaruka bakabana. Joseph amaze kugenda, Mariamu yimukiye mu nzu y'umuryango wa Joseph. Yashaka kuba hafi yabo kugira ngo abereke ko akomeje kubya Joseph kandi ko azaba umugore mwiza. Ariko ubuzima mu nzu y'umuryango wa Joseph ntibwari bworoshye. Nyina wa Joseph yari umugore ugoye. Yafataga Mariamu nk'umukozi wo mu rugo atari nk'umukazana we w'ejo hazaza. Buri gitondo Mariamu ibyukaga izuba ritararasa. Yavomaga amazi ku iriba rya kure, akikorera ikibindi kiremereye ku mutwe. Hanyuma agatangira kumesera umuryango imyenda akoresheje intoki. Imyenda ari myinshi kandi yanduye. Intoki ze zaramuryaga ariko agakomeza kumesa. Nyuma yo kumesa yatekeraga umuryango wose. Yategaga akoresheje inkwi atari gaze cyangwa amakara. Umwotsi winjiraga mu maso ye ugatuma arira. Ubushyuhe bw'umuriro munsi y'izuba ryaka cyane bwatumaga abira icyuya nk'aho ari kwiyuhagira. Ariko Mariamu ntiyigeze yitotomba. Nyina wa Joseph iramurebaga maze akamushakaho amakosa ati, "Uyu mureti urimo umunyu mwinshi,
cyangwa ati ntabwo wameshe neza umwenda wanjye. Mariyamu yasabaga imbabazi maze agasubira mu kazi. Yashakaga ko umuryango wa Joseph umukunda, yashakaga ko bamwemera, nuko yihanganira byose. Nimugoroba akazi kose karangiye, Mariyamu yajyaga mu cyumba cye gito agategereza itumanaho rya Joseph, kandi Joseph yarahamagaraga. Ayo matumanaho yari igice cyiza cyane cy'umunsi wa Mariyamu. Umeze ute urukundo rwanjye? Joseph yamubazaga amwitayeho cyane. Uri nawe ati meze neza. Mariyamu yarabeshyaga adashaka kumuhangayikisha n'inkuru z'uburyo umuryango we wamufataga. Baganiraga amasaha menshi. Joseph yamubwiraga iby'ubuzima bwe bushya mu mahanga, iby'akazi ke n'ibintu biyabonaga. Mariyamu yategaga amatwi agaseka, agatekereza umunsi bazaba bari kumwe aho ngaho. Rimwe na rimwe Joseph yamwoherezaga impano nto nk'icupa ry'imibavu, umwitero mwiza cyangwa amafaranga amwe namwe. Mariyamu yabikaga byose nk'ubutunzi bukomeye. Yateraga uwo mubavu ku musego we nijoro kugira ngo awumve maze amutekerezeho. Samantha yakundaga gusura Mariyamu mu nzu y'umuryango wa Joseph. Yabonaga inshuti yikora nk'umucakara, ibiri icyuya munsi y'izuba, maze akazunguza umutwe, maze akabaza Mariyamu ati uzageza he gukora ibi? Hashize imyaka 4 nta nubwo Joseph yigeze agusura na rimwe. Mariyamu irasekaga akavuga ati wihangayika Samantha, umufiance wanjye azaza, tuzashakana maze anjyane mu mahanga, uzabibona. Samantha irasekaga atari kwa kundi kwiza, ahubwo ari ukumunyega. Niba ubivuze ubwo nuko bimeze. Imyaka yarashize indi irataha. Imyaka 4 5, imyaka 5 6. Mariyamu yaragitegereje, akimisa imyenda, agiteka ku nkwi, kandi agifatwa nabi n'umuryango wa Joseph. Hanyuma ibintu rero byatangiye guhinduka. Amatumanaho ya Joseph yatangiye kugabanuka. Mbere yahamagaraga buri munsi, hanyuma biba buri cyumweru, hanyuma nyuma y'ibyumweru 2, hanyuma rimwe mu kwezi. Iyo Mariyamu yamuhamagaraga ntiyitabaga, niyo yitabaga isaga n'uwarakaye. Mariyamu yamubwiraga ko amukumbuye, ariko Joseph akamusubiza ko ahugijwe n'akazi, ko adashobora kumuvugisha muri ako kanya. Yahitaga kupa telefone kandi ntiyongere kumuhamagara no mu gihe ahugutse. Umutima wa Mariyamu watangiye guhangayika, ariko akabirenzaho. Yibwiraga ko Joseph ahuze gusa, ko ari ugukora cyane kubera ejo habo heza. Icyo Mariyamu atarazi nuko hari ikindi kintu cyari kirimo kuba, ikintu cyari kigiye gusenya ubuzima bwe. Umunsi umwe Samantha yari yicaye mu rugo ari kuri internet kuri telefone ye. Yari mareba kuri porogaramu y'imbuga nkoranyambaga maze abona isura amenyereye. Yari Joseph, ariko uyu Joseph yasaga n'uwahindutse. Yasaga n'umuntu ukize, wariye neza kandi ufite ubuzima bwiza. Yari yarabyibushye, uruhu rwe rwari rukeye, yari yambaye imyenda myiza, mbese muri make yasaga n'umukire. Samantha yamaze igihe kirekire areba iyo foto, hanyuma amwoherereza ubusabe bw'ubucuti. Joseph yarabwemeye. Yaramwandikiye ati Samantha ni wowe? Wow, hashize igihe kirekire. Undi nawe yasubije atazuyaje ati yego ninjye, umeze ute? Batangiye kuganira. Mu mizo ya mbere byari biganiro by'ubucuti gusa ku bihe bya kera, ku mudugudu w'iwabo no ku bantu bombi baziranyeho. Ariko nyuma Samantha atangira kugirira amarangamutima Joseph, maze atangira kugirira ishyari Mariyamu. Kuki Mariyamu ari we ukwiye kubona uyu mugabo mwiza kandi wateye imbere? Kuki Mariyamu ari we ukwiye kujya mu mahanga maze akabaho neza mu gihe nge Samantha naguma mu mudugudu? Umugambi mwisha watangiye kuvukira mu mutima wa Samantha. Atangira kuvugana na Joseph buri munsi, akanamwoherereza amafoto ye. Yatumaga aseka, kandi gahoro gahoro atangira kuba imbuto yo gushidikanya mu mutima wa Joseph kuri Mariyamu. Yatangiye amuvuga amagambo asa no guteranya Mariyamu ku mukunzi we. Yabanje kumwereka ko adashishikajwe no kumubwira ibya Mariyamu, ariko birangira bimubwiye ati Mariyamu yarahindutse, si wa mukobwa wasize hano, asigaye ajya mu tubyiniro. Ubu abyinana n'abagabo babonye bose, anywa inzoga agasinda. Bamwe bavuga ko anaryamana n'abo bagabo abaryamo amafaranga. Joseph ntiyashoboye kwizera ibyo arimo kumva ku kanya. Ati iki? Oya, ibyo ntibishobora kuba ukuri. Uwo ntabwo ari Mariyamu wanjye, ntiyabikora. Samantha yakomeje ibinyoma bye. Ntabwo nashakaga kubikubwira, ariko nawe uri inshuti yanjye, sinshobora kureka ngo baguhemukire. Uretse mu mudugudu arabizi, ndabikubwira gusa kuko nkwitaho. Joseph yumvisha umutima ushengutse, yumvise uburakari buzamuka mu gatuza ke. Ntiyumvishaga uburyo Mariyamu yamukora ibyo. Nyuma y'ibyo banyuranyemo n'amasezerano bahanye, nyuma y'uko yakoraga cyane mu mahanga yubaka ejo habo, ntiyagenje make ngo atekereze. Ntiyibajije niba izo nkuru ari ukuri. Ntiyahamagaye Mariyamu ngo yumve uruhande rwe. Yemeye gusa ibyo binyuma bya Samantha. Ku munsi ukurikiyeho Joseph yafashe telefone ye ahamagara Mariyamu. Mariyamu yishimiye cyane kubona itumanaho rye.
yari amaze ibyumweru byinshi atamwumva. Joseph, urukundo rwanjye, nishimiye cyane ko uhamagaye, ndagukumbuye cyane. Ati ceceka. Joseph yabivuganye uburakari bwinshi. Mariam yaratunguwe. Joseph ntiyari yarigeze amuvugisha gutyo mbere. Ati Joseph, hari ikibazo gihari? Ati nzi byose. Mariam, nzi ibyo umaze iminsi ukora, nzi ibyo utubyiniro abagabo byose. Mariam ati iki? Joseph, simbyumva, uravuga ibiki? Joseph yakomeje agira ati wikwigira nkaho utabizi se, ntabwo nkishimiye umubano wacu, reka tuwuhagarikira, ntuzongere kumpamagara na rimwe. Maze Joseph ahita kupa itumanaho. Mariam yagumye aho ngaho afashe telefone ye ari gutitira, yaguye mu kantu, muri make byamuyobeye. Yagerageje kongera kumuhamagara ngo asubize, ariko yari yamuborotse. Yagerageje kumwoherereza ubutumwa ariko ntibwagerayo. Ntiyasobanukirwaga ibiri kuba. Utubyiniro, abagabo. Yari yagumye mu nzu y'umuryango wa Joseph icyo gihe cyose akora nk'umucakara. Ntiyari yarigeze ajya n'ahandi, ariko Mariam yatekereje ko wenda Joseph yari afite uburakari bw'ikindi kintu cyamubayeho. Wenda yari yagize umunsi mubi ku kazi. Yatekereje ko azatuza maze akamuhamagara akamusaba imbabazi. Ahari yari yibeshye. Nyuma y'iminsi ibiri nyina wa Joseph yaje mu cyumba cya Mariam. Ati pakira ibintu byawe maze uve muri iyi nzu yanjye. Mariam ati mama, koze iki? Amarira azenga mu maso. Ati umuhungu wanjye yampamagaye, yavuze kuri indaya, yavuze ko usebye umuryango wacu, ndashaka kuva muri iyi nzu ubu ngubu aka kanya. Mariam yatangiye kwisobanura ati ariko mama, si ukuri, nta kintu kibi nakoze, nabaye hane igihe kinini cyose, nkumesera, nteka, nkoza ibintu. Nyina wa Joseph utarigeze umugaragariza urukundo ati sinshaka kubyumva, sohoka mu nzu yanjye aka kanya mbere yuko mpamagara abantu ngo bagute hanze nk'ihene. Mariam yapakiye utuntu twe duke, amarira kumanuka mu maso ye. Abagize umuryango wa Joseph bari bahagaze bamureba, bamwe baseka abandi bazunguza umutwe. Bamwirukanye mu nzu maze bamukingirana inyuma y'amarembo. Mariam yagiye mu rugo iwabo arira mu nzira yose. Abantu mu nzira barahagararaga bakamureba, bamwe babazaga ibyabaye, ariko ntiyashoboraga no kuvuga. Ageze mu rugo, nyina akimubona ahita amenya ko hari ikintu kibi cyabaye. Ati mwana wanjye bite? Mariam yaguye mu maboko ya nyina maze arira nk'uruhinja. Yarize amasaha menshi. Nyina iramufashe aramuhumuriza, ariko nta kintu cyashoboraga guhagarika ububare mu mutima wa Mariam. Mu gihe Mariam yari mu kaga, umubano wa Samantha na Joseph wagenda gukomera. Baganiraga buri munsi, baganiraga mu matumanaho ya video. Joseph yabwiraga Samantha uburyo ari mwiza, uburyo ari umunyabwenge, n'uburyo ashimishwa no kuvugana nawe. Samantha yari yatsinze mu kwiba umugabo w'inshuti ye magara. Hashize amezi 6, umunsi umwe amakuru yakwiriye umudugudu wose ni nk'inkongi y'umuriro. Joseph yari atashye kandi yaraje gukora ubukwe. Mariam yumvise amakuru maze umutima we uradiha cyane. Wenda Joseph yari yamenye ikosa rye, wenda yaraje kumureba koko. Yambaye imyenda ye myiza maze ajya ku nzu y'umuryango wa Joseph. Ariko agezeyo, icyo yabonye cyamenye umutima we yari Samantha, inshuti ye yo mu bwana, arimo agerageza umwenda w'ubukwe. Mariam ntiyashoboye kuva aho ari, ntiyashoboye guhumeka. Umwe mu bagize umuryango wa Joseph yaramubonye maze araseka. Ati kuki iri hano? Ntabwo wumvise? Joseph agiye gukora ubukwe na Samantha. Wowe uri indaya gusa. Sohoka hano mbere yuko tukumenaho amazi. Mariam yirukanse arira. Umunsi w'ubukwe warageze. Kuri ibyo birori byari bitangaje. Joseph yari yohereje amafaranga avuye mu mahanga kugira ngo bibe ibirori by'agatangaza. Hari imitako yose, ibipurizo by'umweru n'ibya zahabu, indabyo n'indi mitako y'agaciro. Hari gato nini cyane ifite amagorofa menshi. Hari ibyo kurya n'ibinyobwa by'abatumirwa bose. Joseph yarahagaze kuri alitari yambaye ikositimu nziza, asa neza kandi afite ibyishimo. Samantha yaje mu nzira agana kuri alitari yambaye umwenda w'ubukwe w'umweru mwiza cyane, amwenyura nk'uwatsindiye tombora. Buri wese yari afite ibyishimo. Buri wese wari mu birori yari anezerewe. Sare yari yuzuye umuziki, abantu barimo babyina. Ariko inyuma y'imbaga y'abantu hari Mariam ahagaze wenyine. Yari yambaye imyenda iri aho ngaho idashamaje, ntiyaragihangayikishijwe n'uko asa. Yarahagaze aho ngaho gusa areba umugabo yari amaze imyaka 7 ategereje arongora inshuti ye magara. Yabarebye igihe bavuga amasezerano yabo, yabarebye igihe bambikanaga impeta, yarebye pasiteri abahamya imbere y'abantu nk'umugabo n'umugore, yabarebye igihe basomanaga, yabarebye igihe bakataga gato bagaburirana mu gihe abatumirwa bakomaga amashyi kandi bavuza impundu. Amarira yamanukaga ku maso ha Mariam nk'imvura. Umubiri we waratitiraga kubera kurira, ariko umuziki wari mwinshi ku buryo nta muntu washoboraga kumva imirire ye. Nyuma y'ubukwe, Joseph na Samantha bagiye mu nzu yabo nshya, inzu nziza Joseph yari yarakodesheje akoresheje amafaranga yakuye mu mahanga. Mariam ntiyashoboye kubyakira
ku munsi ukurikiyeho yagiye ku nzu yabo, yakomanze ku irembo asakuza ati Joseph na Samantha ndabashaka, reka tuvugane ndabinginze. Umusekirite irasohotse ati madamu ugomba kugenda, niko bavuze. Ati oya, nkeneye kuvugana nabo, nyabuna reka mbasobanurire. Umuzamu iramusubije ati niba utagiye ndahamagara polisi. Mariyamu yakomeje gutitiriza ati nyabuna mbwirira Joseph uti Mariyamu yarabeshyewe, yizera ko umwumva, nta kintu yakoze, inkuru zari binyoma, nyabuna ntega amatwi gusa. Yakomeje gusakuza cyane ariko nta muntu wasohotse, igipangu umuzamu yari yagikinze kare. Nyuma yo gusinika Mariyamu akagwa hasi, Mariyamu nta kindi yakoze, yicaye hanze y'igipangu akomeza kurira. Yararize kugeza igihe amarira ashiriye, hanyuma arahaguruka maze agenda mu rugo nk'umuntu wapfuye, ariko umubiri we ukaba ukigenda. Ageze mu rugo nyina aramufashe nanone, maze nawe atangira kumutura agahinda ke. Ati mama nakoze iki kugira ngo ngirirwe ibi? Naramutegereje, nemera gufatwa nabi n'umuryango we, namuhaye byose. Nyina yahanaguye amarira ye maze aramubwira ati mwana wanjye ntega amatwi, umugabo wawe bwite azaza, umugabo ugukwiriye by'ukuri azakubona. Iyi myaka yose wataye, ububabare bwose wihanganiye, Imana izaguhemba. Uzareba ikizaba kuri abo bantu babi bagukomerekeje, Imana izabahana, wowe utegereze urebe. Mariyamu ishaka kwizera nyina, ariko umutima we wari washengutse cyane ku buryo atashoboraga kugira ibyiringiro. Hagati aho Joseph na Samantha barimo baryoherwa n'ubuzima bwabo bushya bw'abashakanye, baryaga ibyo kurya byiza, bambara imyenda myiza, bajya mu minsi mikuru. Samantha yapostingaga amafoto ku mbuga nkoranyambaga buri munsi yerekana ubuzima bwe bushya, ariko ibyishimo byubakiye ku binyoma n'ubugome ntibyigera biramba. Ukwezi kumwe nyuma y'ubukwe habaye ikintu giteye ubwoba. Hari nijoro cyane, Joseph na Samantha bari basinziriye mu cyumba cyabo. Bitunguranye Samantha abyuka yumva umunuko w'umwotsi. Ati Joseph byuka. Yarashigutse. Joseph yasimbutse ava mu buriri, icyumba cyari cyuzuye umwotsi. Yirukanse gufungura urugi maze abona umuriro hose, inzu yose yari irimo gushya. Ati umuriro, bose barashigutse. Bashoboye gusohoka mu nzu bambaye imyenda yabo yo kuryamana gusa. Bahagaze hanze bareba uko umuriro ukongora byose, imyenda yabo yose, ibikoresho byabo, amafaranga Joseph yari yarabitse mu cyumba, impapuro ze zose z'ingenzi, byose byari birimo gushya. Abaturanyi barasohotse bagerageza gufasha kuzimya umuriro, ariko byose byarenze igaruriro. Igihe umuriro warangiraga, inzu yari yasenyutse, byose byari byagiye. Joseph na Samantha bari bahagaze aho bumiwe, nta kintu bafite uretse imyenda yo kuryamana bari bambaye gusa. Amakuru y'umuriro yakwiriye umudugudu vuba. Abantu baje kureba inzu yasenyutse, bamwe babagiriye impuhwe, ariko abantu benshi bavuze bati iyi ni karma, ibi nibyo bakwiye kubyo bakoreye Mariyamu. Joseph yaratakaje byose, impapuro ze zose zari zahiye, harimo n'impapuro ze z'ingendo. Ntiyashoboraga gusubira mu mahanga, yaheze mu mudugudu nta kintu afite. Yagerageje kongera kubaka, ariko nta kintu cyakunze, nta mafaranga yari asigaranye, ntiyashoboraga kubona akazi keza. Bidatinze Joseph na Samantha bagombaga kwimukira mu nzu ya nyina wa Samantha, kuko nta handi bari bafite ho kujya. Kuba mu nzu ya nyina byari bigoye, inzu yari nto, ntabwo bari bafite ubwisanzure. Nyina wa Samantha yitotomberaga buri munsi uburyo baryaga ibyo kurya bye, bakoresha amazi ye, nta kintu bishyuyemo na kimwe. Joseph na Samantha batangiye kurwana. Samantha yaravugaga ati iri ni ikosa ryawe, iyo uba warabitse amafaranga neza, iyo uba warakoze cyane, ntituba tumeze gutya. Joseph nawe yanyuzagamo ati ni wowe washakaga ubukwe bunini, ni wowe washakaga kwiyerekana ku mbuga nkoranyambaga. Urukundo hagati yabo rwatangiye gupfa. Icyari cyubakiye ku binyoma n'ubuhemu nticyashoboraga guhagarara no kuramba imbere y'ibibazo. Umunsi umwe Samantha yapakiye ivarisi ye maze aragenda. Ntiyashoboraga kwihanganira imibereho bari babayeho. Yagiye kuba kwa mwene wabo wari utuye mu wundi mujyi, asiga Joseph wenyine mu nzu ya nyina. Nyina wa Samantha bidatinze yahise yirukana Joseph ati umukobwa wanjye yaragiye, none kuki ukiri hano? Sohoka mu nzu yanjye. Joseph nta handi yari afite ho kujya, yaragiye akodesha icyumba gito kandi cyasaga nabi. Kugira ngo abeho yatangiye gukora nk'umushoferi wa taxi, atwara taxi mu mudugudu ashaka amafaranga. Umugabo wari warabaye mu mahanga, umugabo wari waragize ubukwe bukomeye, ubu yari atwaye taxi, ahanganye no kubona ifunguro rimwe ku munsi. Abantu bamubonaga bazunguzaga umutwe, bamwe baramukwenaga bakavuga bati nimurebe Joseph wa wundi wakoze ubukwe bw'agatangaza, reba icyo Karoma yamukoreye, yasize umugore mwiza umukundaga maze arongora inshuti ye mbi, none nimurebe. Mu gihe ubuzima bwa Joseph bwarimo busenyuka, ikintu cyiza cyari kirimo kuba kuri Mariyamu. Mariyamu yaramaze gukira gahoro gahoro uburibwe bw'umutima. Amagambo ya nyina yakomeje kumutera imbaraga, atangira kujya mu rusengero cyane.
yarasenze, yagerageje kongera kubaka ubuzima bwe. Umunsi umwe umucuruzi w'umukire yaje mu mudugudu mu gushyingura. Izina rye ryari Kamara. Yari umugabo wateye imbere ufite ubucuruzi bwinshi mu mujyi. Mu gushyingura Kamara yabonye Mariyamu, yakuruwe n'ubwiza bwe, ariko birenze ibyo yabonye ikintu kidasanzwe mu maso ye: ubugwaneza, imbaraga no kwicisha bugufi. Yabajije abantu ibye maze bamubwira inkuru ya Mariyamu, uburyo yategereje umugabo imyaka 7, uburyo ababaye n'uburyo ahemukiwe. Kamara yakozwe ku mutima n'inkuru ye. Uyu yari umugore we yashakaga, umugore uzi gukunda, uzi kwihangana kandi uzi kuba indahemuka. Yegereye umuryango wa Mariyamu mu buryo bukwiye maze asaba kumurongora. Mu mizo ya mbere Mariyamu yari afite ubwoba, ntashaka kwizera undi mugabo, ariko Kamara yari afite gutuza. Yamweretse ko atandukanye, yamweretse urukundo nyakuri no kubaha. Amaherezo Mariyamu yarabyemeye. Nyuma y'amezi 6 Mariyamu yarongowe na Kamara mu bukwe bwiza cyane bwari buhenze cyane kurusha n'ubwa Joseph na Samantha, ariko iki gihe urukundo rwari urw'ukuri, ibyishimo byari by'ukuri. Kamara yajyanye Mariyamu mu mujyi kuba mu nzu ye nini. Yamufataga nk'umwamikazi, yamuguriye imyenda myiza, imitako, imodoka, ariko birenze ibintu bifatika yamuhaye urukundo, kubaha n'amahoro. Ububabare bwa Mariyamu bwari burangiye, amagambo ya nyina yari asohoye. Umugabo we bwite yari yaje kandi Imana yari yamugororeye ku myaka yose yataye. Iyo Samantha yumvaga iby'ubukwe bwa Mariyamu n'umugabo w'umukire, yumvaga arimo kuribwa n'ishyari no kwicuza. Yari yashenye ubucuti bwe, icyubahiro cye byose, kandi kubera iki? Kubera ubukwe bwasenyutse nyuma y'ukwezi kumwe. Samantha yagerageje kuvugana na Mariyamu, yahamagaye telefone ye, ariko Mariyamu yari yarahinduye nimero. Yagiye ku nzu y'umuryango wa Mariyamu, ariko bamubwira ko Mariyamu yimukiye mu mujyi. Amaherezo Samantha yashoboye kumenya aho Mariyamu asigaye atuye. Yagiye kuri ya nzu nini maze akomanga ku irembo. Umurinzi w'irembo yarasohotse ati, urashaka nde? Ati, ndashaka kureba Mariyamu, ndi inshuti ye. Umurinzi yinjiye imbere kubaza. Hanyuma umurinzi agarutse abwira Samantha ati, madamu avuze ko niba ushaka kumureba ugomba gufata randevu, arahuze cyane. Samantha yahagaze aho ngaho atunguwe ati, randevu kugira ngo ndebe inshuti yanjye yo mu bwana? Icyo gihe nibwo yamenye ko icyari ubucuti cyapfuye kera, kuko yari yarabwishe n'ibinyoma bye n'ubuhemu bwe. Samantha yagiye afite isoni, arira. Naho Joseph we yakomeje ubuzima bwe nk'umushoferi wa taxi, ahatana buri munsi. Rimwe na rimwe abantu binjiraga mu itagisi ye baramunyegaga, bati, ntabwo uyu ari Joseph warongoye Samantha? Joseph we yahitaga azunguza umutwe acecetse maze agatwara, afite isoni nyinshi zo kuvuga. Umunsi umwe yabonye imodoka ya Mariyamu ihita. Yari yicaye mu ntebe y'inyuma asa neza kandi atuje, amaso yabo yahuye isegonda rimwe gusa. Mariyamu yarebye hirya maze imodoka irakomeza. Joseph yashyize taxi ku ruhande rw'umuhanda maze ashyira umutwe ku kirahure cy'imodoka. Yatekereje kuri byose: uburyo yari afite umugore mwiza umukundaga, uburyo yamutaye kuko yemeye ibinyoma, uburyo yarongoye umuntu utari we kubera impamvu zitari zo. None Mariyamu yariho nk'umwamikazi kandi we yaratwaye taxi ari kurwana n'ubuzima. Mariyamu yari afite ibyishimo n'urukundo, kandi we yari wenyine kandi afite agahinda. Ngo kuko inkuru yarangiye. Mariyamu wababaye imyaka 7 amaherezo yabonye igihembo cye. Joseph na Samantha bubakiye ibyishimo byabo ku binyoma n'ubuhemu batakaje byose. Abantu bo mu mudugudu bajyaga babwira iyi nkuru abakobwa n'abahungu bakiri bato, babigisha amasomo y'ingenzi. Bati, ntimugahemukire inshuti zanyu, ntimukizere ibinyoma mutabanje gushaka ukuri. Icyo ukora cyose kirakugaruka, kandi icy'ingenzi kurusha byose, niba uri umuntu mwiza, komezanya uwo mutima. Igihembo cyawe kizaza. Bishobora gutwara igihe, ariko kizaza. Naho inkuru yacu irangiriye, inshuti bakundwa ba Ubuzima mu Nkuru TV. Mukomeze kugira ibihe byiza.